Inkuru mbi ku bamotari by'umwihariko bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'abafite inzozi zo kujya gukorera mu mujyi wa Kigali bavuye mu ntara. Ndabashuhuje mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Uyu munsi rero nk'uko nababwiye ko nzajya mbazanira amakuru atandukanye kandi yizewe ku binyamakuru biri gucicikana hirya no hino bitandukanye mu minsi ishize igeze hafi mu minsi 20 n'ingahe hatambutse inkuru mbi ku bamotari. Nkwibutse wowe ubana n'Ihumure Online TV cyangwa wowe ubonye iyi nkuru bwa mbere cyangwa se ubonye ino cano bwa mbere ni Ihumure Online TV, ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu 5 kuri 5 uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo tubane mu makuru atandukanye aturuka ku binyamakuru biturutse hirya no hino. Ku Ihumure Online TV rero nta handi niho usanga amakuru menshi yizewe kandi aba yacukumbuwe ku binyamakuru byinshi bitandukanye byavuze. Nzajya mbashakira ubusesenguzi rero. Inkuru mbi ku bamotari rero nuko ubu ngubu tuvugana biteye agahinda n'umubabaro ntibisanzwe, kuko ni inkuru itari nziza ngiye kugeza ku bamotari, ndetse bamwe na bamwe mushobora kuba mwarayimenye. Aba nongeye gusesengura kugira ngo twumve neza iyi nkuru icyo ishatse kuvuga. Ibi rero bimazwe iminsi bivugwa mu nama iherutse kuba cyangwa se mu gihe bari bateranye biga kuri iyi nkuru iteye agahinda n'umubabaro yo ku bamotari. Biri kuvuga ngo iki rero? Biravugwa ko abamotari bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali. Abo mu cyaro ntibarabavugaho, ariko abamotari bagiye kugabanywa by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Bigiye guterwa n'iki? Ni iyihe mpamvu? Baravuga ko abamotari abenshi bari mu muhanda, abenshi badafite ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwo kumenya uburyo bagomba kugenda gukora kontorore mu muhanda kugira ngo babashe kwirinda impanuka ziri kuba hato na hato. Ku Ihumure Online TV rero tuba twabazaniye amakuru twakuye ku binyamakuru byavuzwe hirya no hino bitandukanye. Niyo mpamvu wowe udahwema kudukurikira tujye tukubwira ngo turagushimiye cyane, kugira ngo ujye ugaragaza cyangwa se utanga iyi nkuru hirya no hino kugira ngo abantu bose babashe kumenya ibiri kugenda bivugwa hirya no hino. Baravuga ko rero mu buryo bwo mu mujyi wa Kigali abamotari bagiye kubagabanya cyane cyane, ariko ku buryo bwumvikana. Sintekereza niba uyu mwanya ubwinshi bw'abamotari aribwo buri gutera impanuka. Nyabuneka namwe mwakoze ubushishozi cyangwa se mugafata umwanya wo gukora inama kugira ngo mwige kuri iki kintu, muze kubanza murebe neza niba ari byo kugabanya abamotari, niba ari cyo kigenderewe, cyangwa se niba ari wo mwanzuro mwiza, cyangwa se niba hazabaho kureba ese abamotari bakunda gukora impanuka ni abamotari bameze bate? Abamotari bari kugwa mu mpanuka ni abamotari bangana gute? Aha ndashaka kuvuga ku bamotari bakuru cyangwa se bakuze. Ese umwana wese arakura yarangiza ishuri akumva ko akwiriye kuba umumotari? Yabanje kwiga amategeko y'umuhanda. Nyuma yo kwiga amategeko y'umuhanda yabanje kugenzura neza ese afite experience mu muhanda? Apfuye gutwara moto uko bisanzwe, uko abibonye? Iyo urebye cyane rero mu kimotari, cyakora dushimire leta yacu kuko ibasha kutureberera cyane. Mbere umumotari yahaga mugenzi we moto udafite ibyangombwa, ugasanga ibyo kenshi birateza impanuka. Ariko byibura ubu ngubu uko leta yacu igenda ibikurikirana, igenda ica akajagari. Hahandi niba uhaye umuntu mu moto ngo arobe ngo ajye gushakayo ibirayi, ajye gushaka iki, bimeze gute, byibura bajye babanza barebe uyu muntu wakoze impanuka yari afite ibyangombwa byuzuye. Ese nyuma yo kugira ibyangombwa byuzuye amaze igihe kingana iki mu muhanda? Ese afite experience ingana iti? Ese mu myaka ye ni wa muntu ushobora gutekereza akavuga ngo nintwara nabi ndasiga umuryango,
ni wa muntu ushobora gutekereza akagira viziyo akavuga ngo nintwara nabi mu muhanda ejo nta terambere nzagira. Ibi byose rero nta handi wabisanga, ni ku Ihumure Online TV. Nkwibutse wowe utarakanda subscribe ko wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona 5 kuri 5 uko dusohoye izi nkuru zitandukanye. Ahangaha birakwiriye ko abatureberera bakwiriye gufata umwanzuro ariko bakoreye ubushishozi, bakabanza bakareba niba ari abantu bakuru bari gukora aya mafuti cyangwa impfu nyinshi ziri kuboneka mu bana. Ese biri kugenda gute? Hari gukorwa iki? Ni iki twakora kugira ngo ibi byose aka kajagari kose kagabanuke? Ese nitugabanya izi moto zari zitunze urubyiruko n'abasheshe akangoye, tuzabohereza hehe? Bizagenda gute? Birashoboka ko ibi byakorwa kugira ngo tugabanye impfu nyinshi ziri kuboneka muri ibi bihe, ariko dukwiriye no kubanza tukareba, ese nitumara kugabanya izi moto tukagabanya abazitwaye, kugira ngo wenda nk'uwari utunze umuryango, nk'uwari utunze famiye, hari ubana n'abana rero bari ku ishuri, hajya ubu ngubu uyu mwanzuro tuzaba dufashe, uyu nguyu azatangira gutekereza icyo gukora, wenda vrema nk'uko byavuzwe nta mashuri afite, ubwo bushobozi ntabwo afite, ari buze kongera gutunga wa muryango gute, cyangwa se ya famiye ari kurera kugira ngo ejo ijye ku ishuri, biri buze kugenda gute? Kuko uko byagenda kose moto hari abo zitunze kandi benshi mu rubyiruko. Ahubwo tubanze turebe, tuvuge ngo guhera ku myaka iyi n'iyi uracyari mutoya, reka kwirukankira kujya mu muhanda bitewe n'amaraso yawe. Ese niba bimeze gutya, dushyireho kategori yabo duha perime, kuko uko byagenda kose hari ibintu byinshi dukwiriye kwiga ndetse no gutekereza kugira ngo tumenye umwanzuro n'ibisubizo turi gufata uko bihagaze, ndetse n'uwo bizabangamira ndetse n'uzabigiramo inyungu. Kuko tumaze igihe kitari gitoya, iminsi irenga hafi 20, twumva uburyo ibintu bigomba kuzagenda. Biravugwa ko nibagabanya abamotari, hazatwara abamotari bize, bafite impamyabumenyi cyangwa se barangije amashuri wenda abanza, yisumbuye, simbizi neza. Ni iki tuzakora kugira ngo tugire ubusugire ku bamotari bashobora kuba batwara neza mu muhanda ariko badafite ubushobozi wenda bw'ayo mashuri turimo twumva avugwa? Nubwo wenda bitari byafatirwa umwanzuro wenda ngo tumenye ngo bizagenda gute, ariko uko byagenda kose hari impamvu yabyo, hari n'umwanzuro uzafatwa, hari n'uko bizagenda kugira ngo ibyo byose bifatwe cyangwa bikorwe. Ariko dukeneye byibura abantu b'inyangamugayo, wa muntu utwara umugenzi, ndetse n'abagenzi nabo bajye batubwira, kuko uko byagenda kose nabo ubwabo abagenzi babatwara barababona uko bigenda, babona n'uko bitwara, kugira ngo ejo n'imyanzuro iba iri gufatwa abantu bajye bamenya ngo barayifata bagendeye kuki, babonye ayahe makuru, ni gute biri kugenda ute, hari gukorwa iki,